Yesu ashimwe bavandimwe, reka nezezwe no kubaha ikaze nanone mu rugendo tumazemo igihe kitari gito twiga igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Uyu munsi turi ku gice cya 24 kibanziriza igisoza, aho turi ku mugabane wacyo wa 4. Ni icyigisho kitubwira ibyerekeye iminywere cyangwa se ibyo kunywa. Rero turi ku mugabane wacyo wa 4 utubwira vino zihiye, aho uyu munsi tugiye kureba ingingo ivuga ngo urugero rwacu rwo kuba ku ruhande rw'ivugurura. Urugero rwacu rwo kuba ku ruhande rw'ivugurura. Umuhanuzi Ellen G. White avuga amagambo akomeye ngo igihe abagabo n'abagore bafite ubwenge kandi bavuga ko ari abakristo bemeza ko kwenga vino cyangwa ibinyobwa bisharira ngo bicuruzwe nta kibi kirimo, kuko bavuga ko ntacyo bitwara umubiri ngo kuko bidahiye, ibyo bintera agahinda. Nzi ko ibyo bintu bifite urundi ruhande badashaka kureba, bitewe n'uko kwikunda kwabahumye amaso ngo bareke kureba ingaruka zizanwa no gukoresha ibyo bikaburamubiri. Nk'ubwoko bw'Imana tuvuga ko turi abagorozi, turi abatwaramucyo ku isi, abarinzi bakiranukira Imana, bashinzwe kwirinda ndetse bakarinda inzira zose Satani abasha gukoresha ngo yinjirane ibishuko bye byo kutwangiriza irari mu mirire n'iminywere. Urugero n'imbaraga tugomba kwerekana bigomba kugaragazwa n'uko turi ku ruhande rw'ivugurura cyangwa se ubugorozi. Tugomba kwirinda igikorwa cyose kibasha kwica umutimanama kigaha imbaraga igishuko. Ntitugomba kugira akanya na gato duha Satani ngo ashyikire ubwenge Imana yaremanye umuntu ku ishusho yayo. Iyaba abantu bose babaga amaso kandi bagakiranukira kurinda inzira nto zose zinyurwamo n'ibinyobwa bya vino y'umushari banywa gahoro gahoro bibwira ko ntacyo bibatwara, inzira y'ubusinzi yahita izitirwa. Icyo abaturage bose bakeneye ni ugufata icyemezo, bakagira n'ubushake byo kwirinda gukora kuri ibyo bintu, bakirinda kubisogongera, bakirinda no kubikoresha. Bityo ivugurura mu kwirinda ryagira imbaraga, rigahoraho kandi rikaba ingirakamaro. Aya magambo ari no kubuza abakristo, by'umwihariko abategereje kugaruka kwa Kristo, ari kubihanangiriza anababuza gucuruza, gukoresha bene ibi bisindisha. Umuhanuzi avuga amagambo akomeye ngo umucunguzi w'isi uzi neza imibereho y'abantu bo muri iyi minsi iheruka yerekana ibyaha by'imirire n'iminywere ko bizaciraho iteka abo mu minsi nk'iyi turimo. Atubwira ko nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa ariko bizamera no mu minsi yo kuza k'Umwana w'umuntu, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Matayo igice cya 24 umurongo wa 38 n'uwa 39. Ibintu nk'ibyo bizabaho mu minsi iheruka, kandi abiringira ukuri k'uwo muburo bazirinda rwose kunyura mu inzira izabateza gucirwaho iteka, bazabyirinda. Umuhanuzi asoza avuga ngo bene data, nimureke ibi tubirebere mu mucyo w'ibyanditswe byera, maze dushyire imbaraga mu kwirinda muri byose. Imizabibu cyangwa se urutoki n'imbuto za vino byose ni impano twahawe n'Imana, bibasha gukoreshwa nk'ibyo kurya byiza birenze urugero, cyangwa nanone bigakoreshwa nabi. Dore Imana yatangiye kumisha uruzabibu cyangwa se urutoki n'ibiti bya vino
kubera ko umuntu abikoresha mu bibi. Turi imbere y'abatuye isi nk'abagorozi. Rero ntitugahe abakiranirwa n'abatizera umwanya wo kugira icyo bavuga ku kwizera kwacu. Kristo aravuga ati, muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Nimureke twerekane ko imitima yacu n'ubwenge bwacu bwahinduwe n'imbaraga y'ubuntu mvajuru, kandi ko imibereho yacu iyobowe n'amahame atunganye y'amategeko y'Imana, nubwo ayo mahame yadusaba ubwitange bw'inyungu z'igihe gito. Mbese ibi biri kumvikana bavandimwe? Reka nsabe umwuka w'Imana kugira ngo akorane n'ibitekerezo bya buri wese abashe kumva ibi bintu. Si ibyawe gusa niba utarebwa n'iki kibazo, ariko ushobora no kwifashisha abandi. Isi ni ya Data, isi n'abayirimo. Tubifurije amahoro y'Imana.